umuntu utagira ubugingo ntabona umwuka, n'umuntu udafite umwuka ntabona ubugingo. Hari intare zitarapfuka urebera ku rukavuga ati nyir'ishyamba aracyari hano, mwebwe muzi ngo baracyari nyiraryo, bapfuye kera. Iyo utebya, iyo ugira ubugoryi, iyo uba mu gihe cy'ubupfapfa, wambika abantu umwambaro. Imbaraga zawe ziba imbaraga z'abandi bagusenya. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, mugire amahoro ya Kristo umwami wacu. Ndabasuhuje aho muri hirya no hino ku bantu bakurikiranye ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Nitwa niyo mugabo Aniseti, ngize umugisha wo kuba muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu aduhana umugisha. Nkunda kubivuga iyo tubabwiye ngo Yesu ashimwe, aho muri mujye mutwikiriza mutahimbazwe. Niba wumva ko ku mutima wawe wawugururiye Imana, niba wumva uyu mwanya wihaye Uwiteka, ujye uba mu mwanya w'ijambo ry'Imana uri focus kugira ngo hatagira ijambo rigucika. Ntabwo nakongera kwibagirwa gushimira abantu mwakoze subscribe cyangwa sabone kugira ngo uko dushyizeho ijambo ry'Imana mujye murikurikirana, mujye muryumva. Imana ibibahera umugisha kandi namwe mutanga comment zanyu. Yesu abaha umugisha. Mufite byinshi twari dukwiriye kubashimira mu buryo bwa buri kintu ku kindi, ariko umwanya wo mwisi murabizi ni muto cyane. Ntabwo washimira umuntu ngo byose uzabyibuke, ntiwanashima ngo bose uzabibuke. Gusa tuzirikana ko imirimo yanyu itera imitima yacu ihumure. Imana ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mwami w'ineza, Imana idakiranirwa, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana yatwiguze igatanga ubugingo bwayo kugira ngo bukwire, bumere, bwere imbuto, bube muri twebwe, tukaba umuganura w'umwero wawe. Izina ryawe nirishimwe. Umwanditsi yarabyanditse aravuga ngo ubwo utimanye umwana wawe ukamutanga ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi, wabura gute kumuduhana n'ibindi byose? Jehova Shama, Imana Data wa twese, turagushimiye. Imitima yacu ifite amashimwe, hari byinshi mu isi dukeneye, hari byinshi mu isi twabuze, hari na benshi dukeneye ari nabo twabuze, ariko bose baboneka, byaba bihari, byatugarukira, ntibingana no kugaruka kwawe Mwana. Ntago byangana n'ukuboko kwawe kwiza, ntago byangana no gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu mu mubabaro wacu twibutse ishimwe ry'Imana yaduhamagaye, mu byishimo byacu twibutse umubabaro wa Kristo. Mwanditsi yarabivuze aravuga ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Twibutse ko wababaye kugira ngo twishime. None igisobanuro cy'ibyishimo byacu ntabwo ari ibyatubayeho, ntabwo ari ibyo dufite, si ibyo twagezeho, si ibyo twakoreye tukabibona. Umunezero wacu nuko Uwiteka yatanze ibyishimo bye akikorera umubabaro wacu kugira ngo twishime. Ni nayo mpamvu tubabaye. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo dukwiriye gusangira n'imibabaro yo muri Kristo Yesu. Haleluya. None uyu mwanya umwami wacu ariho. Niyo mpamvu natwe dukwiriye kubanaho ihumure. Uwiteka umwami waducunguye urahari. Imana ishimwe. None kuba uhari ni impamvu yonyine ituma dushima, kuko ntusaza. Uri Imana idacyurwa n'ibihe, uri Imana tudateganya ngo uzapfa, uri Imana tutazateganya ngo uzasaza. Uri Uwiteka, witwa ndiho, uri Yahwe, uri Yehova, uri Imana ihoraho ibihe byose, Imana nyir'ibihe. Turagushima, izina ryawe nirishimwe. Ujye ucyaha uburwayi bukagenda, ubikore kuri aba barwaye. Ucyaha umubabaro ibyishimo bikaza, ubikore kuri aba bene data. Intsinzi y'agakiza k'Uwiteka. Haleluya. Ukuboko kwiza kw'Imana kumwe kwahamagaye umuyaga ugahuha inyanja, kwa kuboko kwiza kwabaye amagare Eliya agataha, kwa kuboko kwiza, haleluya, kwazimije umuriro mu itanura Shadaraka, Meshake na Abedenego bakagira ihumure. Ukuboko kwiza kwa kundi kwajyanye Kristo kuzimu kugakingura ibitarabera bakazuka, kwa kuboko kwiza kubane natwe. Intsinzi y'Uwiteka ibe kuri twebwe. Ndagushimiye Mwana, turagushimiye Yesu.
turagushimiye Jehova Shama. Iyo tugiye kuvuga iby'imirimo yawe tubura aho duhera. Wahera igorigota mwami, bwakwira bugacya, buryo watsinze umusozi w'ikivume. None uyu munsi nta muntu ukibambwa igorigota, wibagije n'abantu iby'umubabaro n'abahaguye. Ariko twebwe twibuka umusaraba wa Kristo, twibutse ibyo kumva niwe wakinguye igituro urazuka, n'uyu munsi imva yawe irarangaye. Twibutse ibyo kugenda niwe wagiye, ijambo ryawe riduhumuriza ritubwira ngo uko ugiye niko uzagaruka. Twibutse iby'umwuka wera, niwe utubashisha gutsinda isi kandi ukadutandukanya n'abatizera. Twibutse iby'ukuboko kwawe niko gutanga ubuzima imbere y'abapfuye. Uri Imana tubura aho duhera, ariko dutangiriraho ubwenge bwibuka. Gusoza ntabwo twasoza, ntitwabimara, ariko tuzabana nawe mu gitaramo cy'abakiranutsi. Ishimwe ry'Uwiteka, ishimwe ni iry'Uwiteka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhimbazwe Yesu. Nifatikanyije n'uyu muryango ukurikira ijambo ry'Imana gusenga. Ni wowe dusabye ubwenge bw'aba bana, niwe dusabye amahoro mwa runo rugo. Nifatikanyije n'uyu muntu urwaye ngo umuti utangwa na muganga mukuru ari Uwiteka Imana Jehova Rafa, Imana umukiza w'abarwayi n'abari yikiza. Nifatikanyije n'aba bantu bagize ibyago, kwibuka ko umubiri urapfa ariko umuzuko w'abera uriho. Haleluya, haleluya, haleluya. Nifatikanyije n'uyu muryango, umugabo n'umugore n'abana ndetse n'abashyitsi bicaye hamwe ngo bumve ijambo ryawe. Nifatikanyije n'aba wahamagaye kugira ngo bakumve. Mana nyaguhora ku ngoma, ndavuze ngo ubwenge bwabo nibukinguke, imitima yabo ihabwe kwizera, ubwiru bw'ijuru wasobanurirwe ibyari amabanga kuri bo. Umwuka wera bagenderere, umwuka w'Imana abasobanurire, intsinzi y'Uwiteka ibagenderere. Icyifuzo bafite bakwicaye imbere, aba ari wowe ugikora. Ni wowe ujya usinya urwandiko rwa burundu, ni wowe ujya urangiza imanza. Niko uteye muri kamere yawe, uri Imana igisubiza abagukiranukira. Mana nyaguhora ku ngoma, nifatikanyije n'uyu nguyu wari waraguye akabyuka akaba ari kugusaba imbaraga. Turasenze kugira ngo bakomezwe n'Uwiteka. Imana iramira abakiranutsi yongere ibaramire. Uwiteka Imana ica inzira aho zitari, yongere izice kuri aba banyamubabaro. Umuntu wari ubabaye, wari ubuze irya nino, wari ubuze hepfo na ruguru, ndagusabye kugira ngo Mwami imbaraga wakoresheje uca inzira kuva na mbere hose n'uyu munsi uzikoreshe. Turasenze kugira ngo wurusabe imitima itinya bahumure, abari bakomeretse bakomere. Ineza y'Uwiteka igaragare, ineza y'Imana igaragare. Ndagushimiye Yesu, izina ryawe nirishimwe Jehova Shama. Uhimbazwe Yesu. Asante. Turavuze ngo naba ari wowe uganza mu bugingo bwacu, aba ari wowe udutegeka. Dusengeye aba bageni Mana, turasenze ibyiciro byose mu ngeri zose. Aba bantu uri kunyumvisha badukurikiye, aba bantu Mwami uri kunyumvisha badukurikiye, uyu wari urwaye amaze iminsi, naba ari wowe umubyutsa kuri iki gisasiro cy'uburwayi. Ndakoresha imbaraga z'Uwiteka mu gukiza abantu. Ibyo ni ibimenyetso n'ibihamya bigendana n'abizera. Mana nyaguhora ku ngoma, unamura abari barahetamishijwe n'imibabaro, imitwaro y'isi yari ituvuniye abantu. Mu izina rya Kristo naba ari wowe ubunamura. Ukuboko kwiza kw'Imana nigukore kuri aba bene data mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bongera ubahe gakondo, barariganyijwe bagenda mu isi nk'abatagira adresse. Mu mbaraga z'Uwiteka Mana nabaribagirira neza, bahomurese abantu badafite aho baba. Mana ndasabye kugira ngo wongere utera umutima w'urukundo mu bantu, umutima w'ubugwaneza mu bantu, kugira ngo abantu bagirire abandi umumaro mu izina rya Kristo. Mwami, mwami, mwami. Yeremiya niwe ko yasenze aravuga ngo umwuka wawe urampata, ngashiduka navuze ibyo nari guceceka. Ababitse ukuri nabo bahate nk'uko wahase Yeremiya, kugira ngo mu minsi ya nyuma, iyi minsi ya nyuma yo guhemuka no guhemurwa, abantu bongere bahabwe imiburo iturutse mu kanwa kw'abakwizera. Ndagushimiye, tinyura batinyaga kuguhamya.
kugira ngo guhamya ko kwizera kw'abizera kureke kuzimwa, ahubwo umuriro wongere wake. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, none n'iteka ryose, amen. Imana ibaha umugisha. Narababwiye ngo nituvuga ngo amen, mujye mwikiriza ngo amen, kandi nituvuga ngo umwami wacu Yesu Kristo ashimwe, mujye muvuga ngo amen. Imana ishimwe. Ndagira ngo nongere mbahe ikaze aho muri hirya no hino mu mpande enye z'isi, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko abo turi kumwe muri uyu mujyi wa Kigali tubahaye ikaze, no hanze no hirya y'imipaka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Dusuje abantu cyane muri mu gihugu cya Kongo, mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mumaze iminsi mutwandikira, tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Kandi inshuti z'umusaraba, bizera dusangiye amakuba yo muri Kristo, kandi dusangiye ubwami no gutegereza ijwi ry'impanda, mwese mbahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Nifatikanyije n'ab'Imana yaremeye amashimwe, kuvuga ngo Imana nihimbazwe. Ndamburiye Imana amaboko, nifatikanya n'abari gushima Imana, kugira ngo mwumve ko dufatikanyije gushima Imana. Abari barwaye mugakira, ababyaye abana, abo mariage zakoretse, Uwiteka Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye abantu b'i Filipi. Ndagira ngo tuze gusoma igice cyaho cya 3. Muraza kwihangana, ntabwo turi bukoreshe umwanya munini cyane, ariko kandi ushobora no kuba munini ku muteguro w'Imana, ariko ni igice cyaho cya 3 Abafilipi. Ndaza kubasaba tuze kuhasoma, ni imirongo myinshi ariko ni amagambo aryoshye, ntabwo turi buze kurambirwa. Imana ibaha umugisha. Kandi iyo wumvishe iri jambo ry'Imana hari aho rigukoze, ntabwo uba ukwiriye kuryihererana, rifata urisangize n'abandi. Imana ishimwe. Reka dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya 3, umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo, ibisigaye bene data, mwishimire mu mwami Yesu, kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira, kandi namwe bibagirira akamaro. Mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakebagukeba kubi, kuko twebwe turi abakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri. Nubwo njyeweho nabasha kubyiringira, niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi uwo mu bwoko bw'Abayisiraheli, ndi uwo mu muryango wa Benjamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku bw'amategeko, ku bw'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Umurongo waho wa 7, nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo. Muri hangana, kubera ahantu twicaye hari urumuri rwinshi, iyi Bibiliya iri hard copy, irimo iragarura urumuri ku maso bikagira, reka dukoreshe iyi soft muri telefone, ndabiseguraho. Twari tugeze ku murongo waho wa 7. Umurongo wa 7 haravuze ngo, nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu, ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. 9 haravuze ngo, kandi mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe
no gufatanya imibabaro ye no kujya shushanwa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganwa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfata icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze gufata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese, nuko rero mwe abatunganijwe mwese uko mungana mwe, namwe mube ariko muhuza uwo mutima, kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi cyose, Imana izakibahishurira nacyo. Ariko rero ukuri dusohoyemo aba ariko dukurikiza. 17. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu, izo mufiteho icyitegererezo. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, birata ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi, naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Mwakire neza iri jambo rya Kristo Yesu. Uru ni urwandiko Pawulo yandikiye abagiriki, yego, ariko kandi b'Abafilipi. Ntabwo ndi buze kujya mu mateka cyane y'aba bene data Abafilipi. Icyo nshaka ni kimwe, ndagira ngo tuganirire ijambo ry'Imana, ariko reka mbigombe twifashisha insanganyamatsiko iri ku murongo wa 15 n'uwa 16 wo muri iki gice cya kabiri cy'urwandiko yandikiye Abafilipi. Umurongo wa 15 mu gice cya kabiri haravuze ngo kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. 16. Mwerekane ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo yuko ntirukiye ubusa, kandi nkaba ntararuhijwe n'ubusa. Amen. Babwiye ko insanganyamatsiko tuyikura kuri uyu murongo wa 15 mu gice cya kabiri, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana. Imana ishimwe. Uyu ni Pawulo, abantu benshi bakunda kumuvuga, tukavuga amashuri yigiye i Taruso, ku birenge bya Gamariyeli, mugenzi wa Agripa, wo mu muryango wa Benjamini, umwisirayeli mu Bisirayeli, umuheburayo mu Baheburayo, umufarisayo ku bw'amategeko. Dukunda kubivuga tubinyuze mu mizi, ariko ndagira ngo iri jambo ntituryumve nk'amateka, turyumve nk'ubuzima, kuko iyo usomye ijambo ry'Imana comme histoire urisangamo amateka, ariko iyo urusomye nk'ubuzima urikuramo impinduka z'ubuzima kubwo kwizera. Imana ishimwe. Uyu mugabo Pawulo yandikiye Abafilipi. Abafilipi wari umudugudu wishyize hamwe w'abagabo b'abanyamaboko bakomeye, bamwe zari ingabo zavuye mu kazi, reka mbyite gutyo, bari tayarinze bava mu gisirikare. Abagiriki bamwe barimo abacuruzi, yari amoko menshi. Abantu bakunda kuvuga ibyiciro bikeya by'Abafilipi, ariko yari amoko menshi. Gusa ukaba umudugudu wari VIP. Ntabwo ari buri muntu wese waturaga mu Bafilipi. Habaga harimo abacuruzi bakomeye, juste bari abantu basa n'abirobanuye. Noneho ariko kandi bagiraga ishyaka ryo gukora, baza guterwa n'inyigisho za Judaisme zo gukiranuka guturuka ku mategeko. Abantu barababwira ngo ntimushobora gukizwa, ntimushobora kwera imbuto, ntimushobora
gukora ibishimwa n'Imana mudakurikije amategeko. Mbibutse ko Mose ahabwa amategeko n'Imana, Imana yamuhaye amategeko 10. Uyu munsi hagezweho rimwe ryo kwezi isabato. Sinzi impamvu andi mategeko bayakuraho, ariko Yakobo yaranditse aravuga ngo wababwiye kuganduka ku mategeko 10. Sinzi niba twaza gusoma uyu murongo. Yaravuze ngo iyo ugerageje gukiranuka kuri aya mategeko yose ukica rimwe yose ubu yacumuyeho. Mu yandi magambo birasobanuye ngo amategeko tuyubahirize 100%. Ariko kandi amategeko abereyeho iki? Niko Paulo yandikiye Abafilipi, Abagalatiya, yarababwiye ngo amategeko yari umushorera utugeza kuri Kristo. Ariko ubwo twageze kuri Kristo ntidukwiriye kuba tugitwarwa n'amategeko. Amategeko yaratureze aducira urupfu. Tugeze kuri Kristo ntabwo yatubabariye imbabazi zitatwica, yaduhaye imbabazi zituma dupfana nawe tuzukana nawe. Mu yandi magambo icyo amategeko yagombaga gukora kuri twe yaragisohoje, kuko amategeko yagombaga gutera urupfu. Ariko noneho uru rupfu rwari rutewe n'amategeko, Kristo yarukuyemo urubori ruturimbura, asigamo irembo twambariramo kudapfa iteka, kuko abagezweho n'urupfu n'umuzuko wa Kristo. Paulo aravuze ngo kugira ngo mbone uko ngaragarwaho n'urupfu rwa Yesu, abantu nibandeba bajye babona narapfanye na Kristo. Imana ishimwe. Abantu nibakureba babone warazukanye na Kristo. Rero aravuga ngo kugira ngo bijye bingaragaraho. Iyo urupfu rwa Yesu rukugaragaraho biba bisobanuye ngo icyo amategeko yagombaga gukora yaragikoze, kuko kwari ukukwica. Ariko kandi nyuma y'amategeko hari urukuta rwitwa ubuntu. Urukuta rwitwa ubuntu ruri kuri foundation, kuri fondasiyo y'imbabazi. Ubuntu twagiriwe na Kristo buratuzura. Imana ishimwe. Ubu buntu buratuzura, imbabazi noneho zikaduha ubuzima. Ubu buzima tubayeho nyuma y'ubuntu n'imbabazi buduha imbaraga zo gutsinda ibyaha, bukagira igice cy'ubuzima cyitwa umwuka wera. Umwuka wera niwo ubyara ubugingo. Ubu bugingo niba bufite sensa, nibwo bufite icyumviro cyumva Imana n'imibanire yacu n'Imana, kuko umuntu utagira ubugingo ntabona umwuka, n'umuntu udafite umwuka ntabona ubugingo. Umwuka tuhabwa n'ijambo ry'Imana, kuryizera no kuryemera. Twamara kuryizera bikatugira abana b'Imana, kuko iyo tubyawe n'umwuka tuba abana b'Imana. Iyo tubaye abana b'Imana rero, muri uyu murongo wa 15, Imana ishimwe, sinzi impamvu numva afite ibyishimo byinshi muri iri jambo ry'Imana. Amen. Kuri uyu murongo wa 15 ngo kugira ngo mutabaho umugayo n'uburyarya mube abana b'Imana. Haleluya. Kugira ngo mutabaho umugayo n'uburyarya mubanze mube, mugomba, ugomba kubanza kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana rero ni iki? Ni uko ugomba kuba warapfanye na Kristo ukazukana nawe. Ibyo ntibikorwa n'ikindi, bikorwa no kumwizera kubw'umusaraba n'imibabaro yose Kristo yagize, kugera no mumva ukinjirana nawe mu rupfu kandi ukazukana na Kristo. Yandikiye Abaroma igice cya 6 haravuga ngo mbese ye niba nahasoma kugira ngo tutaza gukoresha amagambo kuruta inyandiko ntacyo bitwaye. Yandikiye Abaroma igice cya 6 uhereye ku murongo wa mbere. Yaravuze ngo nuko tuvuga iki? Tugume gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Aravuga ku murongo wa 2 ngo ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? 3, ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Imana ishimwe. Kubatirizwa mu rupfu rwa Kristo, batizo ni ijambo risobanura kwinikwa. Ni ukuvuga ngo nta ruhande twasigaje tudapfushije muri Kristo Yesu, twapfanye na Kristo. Reka ngaruke, ntaza kwinjira muri byinshi cyane nubwo nabyo aba ari ngombwa. Hanyuma aba bene data b'Abafilipi, Paulo arimo arababurira, arimo abagira inama. Uyu murongo wa 15
sinshaka ko tuza kuwutakaza. uyu murongo wa 15 mu gice cya kabiri cy'Abafilipi, ndagira ngo tuze kwatinda ko nababwiye ko ariho dufite insanganyamatsiko, kugira ngo mutabaho umugayo. Mu yandi magambo, iki gice cya gatatu twasomye cy'Abafilipi, Pawulo yacyandikiye iki? Yabyandikiye Abafilipi kubera abantu bari badutse bigisha amategeko y'Imana ariko bagacumura ku buntu bwa Kristo. Noneho Pawulo arabandikira kugira ngo abereke ko kwizera umukristo akeneye kudaturuka ku mategeko, kuko niba ari amategeko ni ubuyobozi rusange, ni imiyoborere rusange, ariko kandi nabwo igenewe abatubaha Imana. Umuntu nakiranuka ku bw'amategeko urakoze, ugize neza, ariko urabusa n'uri gushyira mu bikorwa imirimo itegetswe iri rusange. Ariko kandi hari n'ubuzima bw'umwihariko bugaragaza abo turi bo, ni ubuzima bwo kubyarwa n'Imana, tukabaho tuyoborwa n'Umwuka Wera. Imana ishimwe. Iki kintu nicyo tujya twibagirwa, kubaho mu buzima bwemera itegeko ry'umwuka kuruta iryazanwe kubw'umuvumo cyangwa se gukiranirwa kw'abantu. Ndagira ngo mbibutse ko amategeko Imana yayatanze kubera kuganda, kubera ibigande by'abantu. Munyemerere nsubire inyuma gatoya, muze kwihangana, niko umwuka yateguye. Muribuka Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa, Mose azamuka umusozi wa Sinayi. Imana yamuhaye amategeko, ariko asanga Abisirayeli bakoze ikigirwamana, bari kukiramya, bari gusenga ikigirwamana. Mose arababara, afata bya bisate bibiri by'amategeko abikubita hasi. Agikubita ibi bisate bibiri by'amategeko hasi, abwira Abisirayeli, aravuga ngo nimufate inkota mwicane, kuko ikizira cyaje mu ihema ry'Uwiteka kandi kizanwe namwe. Abo mu muryango wa Lewi bafata inkota baricana, hapfa abantu 3,000. Ibi 3,000 bipfuye kubera iki? Hari amategeko ababuza gusenga ibigirwamana. Ariko kandi bakimara gupfa, Mose afata n'abasigaye, asya cya kigirwamana bari bakoze, akimara kugisya acyuzuza ingunguru, akivangira mu mazi, ahereza ab'Abisirayeli y'amazi yatobyemo cya kigirwamana, barakinywa. Imana ntiyongeye kwandikira Mose amategeko, ahubwo Mose yarazamutse asubira ku musozi wa Sinayi, amategeko ayiyandikira n'urutoki rwe, bitabayemo urutoki rw'Uwiteka. Ndabisubiramo, amategeko ya mbere yanditswe n'urutoki rw'Imana, ariko amategeko ya kabiri nyuma y'ibisate Mose amennye byanditswe n'urutoki rwa Mose. Niyo mpamvu tuvuga ngo amategeko ya Mose. Mose avuye kuri uyu musozi, abantu 3,000 ntibapfuye, ntasubiyeyo, amategeko akayiyandikira, akamara indi minsi 40, ariko umusozi ntagiye agahangayika. Aya mategeko yazanye umuruho, abantu batari kuruhuka, bitari gushoboka. Ari nacyo Imana yahereye Abisirayeli cyitwa isabato, kugira ngo bataruhuka umunaniro bakagumana umuruho, ahubwo baruhuka umuruho ubakize n'umunaniro. O nyoborwa mu nzira yose n'ukuboko k'Umukiza, iyo mbonye ineza agira ntagomba ngishidikanya. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ituruhura umunaniro, ituruhura umuruho. Amategeko rero ayora umuruho akaturundaho, ariko umwuka adukuramo umuruho, kuko igihe cyo kuza kwa Kristo, Yesaya yarahanuye aravuga ngo ni umwaka wo kumenyesha imbohe ko zibohowe. Cyo ni kimwe. Kubwira abantu imbabazi z'Uwiteka, cyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ngendere ngo no kuvura imvune zo mu mitima. Imana ishimwe. Imvune zo mu mitima ni uwo munaniro, ni uwo muruho.
rero aba bagabo badutse bigisha amategeko, bigisha abantu gukiranuka kuzanwa n'amategeko, ariko kandi baba bari kwica ubuzima bw'umwuka mu Bafilipi. Pawulo arabandikira arababwira ngo bakundwa, iki gice cya gatatu mucyiteho cyane, ngo ntiyagire uwirata iby'umubiri, ngo iyo haza kugira uwirata umubiri Pawulo namurusha. Aravuga ngo kuko ndi wo mu muryango w'Abisiraheli, ndi umubenjamini, niho Imana ishimwe. Pawulo arahindukira areba umukobwa utewe na dayimoni, aramubwira ngo mva inyuma Satani, bera b'Imana. Niho Pawulo akimara kwirukana abo badayimoni muri uwo mukobwa, bashebuja bafungishije ba Pawulo na Silasi bajya mu nzu y'imbohe, ariko bagezemo baravuga ngo ntituzanywe no kurira. Kubw'amategeko barafunze, ariko kubw'umwuka barabohotse. Imana ishimwe. Kubw'amategeko bari muri gereza. Nimukunda gusoma urwa kabiri Pawulo yandikiye Timote, yarwanditse ari mu nzu yakodeshaga, baramufunze bonafungiwe ahantu habaravuga ngo ubwo mushaka kumfunga mureke nge nikodeshereza inzu izajya ikwiramo abantu bashaka kuza kumva impamvu z'ibyiringiro byanjye. Arafungwa, ariko akajya abwiriza abantu baje kumusura, akandika inzandiko. Ariko uyu mugabo ndamukunda kwere. Uru narwo rw'Abafilipi yari afungiye muri Efeso. Efeso yafashe umwanya abaye imyaka 3 agenda do ati do urugo kurundi ababwiriza ubutumwa bwa Kristo n'umuzuko wa Yesu. Bera b'Imana nshuti z'umusaraba, mwe kwishushanya n'abiki gihe abo mubonekeramo nk'amatabaza. Bibiri ivuga iki? Iravuga ngo muri umucyo w'isi, muzasome ibintu biriho byose mw'isi bibaho kubera umucyo, muzaperereze ibimera bibaho kubera umwijima birama igihe gitoya. Hari abantu bariho mu buzima bw'ibyaha babaho igihe gito, hari ubuzima bwo mu mwijima abantu bari kugenda babona bugira ingaruka n'inzitizi ku mibereho y'abizera, ariko ndakubwiza ukuri barama igihe gito. Muzaperereze murebe, muzarebe ibihumyo bikurira mu mwijima ariko izuba rirashe birarangira. Hari n'utundi twatsi twiza mukunda, indabyo, amawuwa ararabya mu gitondo izuba rirabuhitana. Umuntu wese ufite intege nkeya izuba riramuhitana. Hari ikintu abarokore tujya twita ububyutse, ariko ububyutse bukora ibintu bibiri: bwinjiza abantu mu itorero ugasohora n'abandi. Ububyutse bukuraho abadafite umumaro bukinjiza n'abafite umumaro. Iki kintu muzaperereze. Iyo umuntu ari mu bubyutse hari inshuti zikuvaho. Barokore dusangiye umuhamagaro muri Kristo Yesu, mureke mbibutsaka. Hari abantu mujya mutanga ubuhamya mukavuga ngo abantu baranyanze. Ntabwo ari bo. Aniseti nta muntu n'umwe wanyanze, ahubwo twasize ikirere babamo. Amaso yabo ntabona icyo turimo. Rero kukugeraho no kutakugeraho inzira urimo ntibayibona, turafungiranye. Hari uruzitiro rw'amaboko ya Kristo. Kubera icyo uba muri Kristo ugashaka gutungwa n'abari inyuma yo kwizera, kubera icyo uba muri Kristo ugashaka kugira inshuti ziri inyuma yo kwizera, abo bose ubona bagucikaho ntimuhuje. Kandi nyine niko Yesu yavuze ngo naje gutanya umwana na nyina. Inshuti ziratandukana kubw'agakiza. Yaravuze ngo naje gukongeza umuriro mw'isi. None kumaze gufatwa ndacyashaka iki kindi? Pawulo areba Abafilipi aravuga ngo muri abanyembaraga, ariko nanjye narenganyaga itorero, nari mfite imbaraga. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, hari ibyo warekeshejwe no kwizera nturi wenyine. Natwe turahari nk'abahamya. Hari imibabaro uhura nayo mu buzima nturi wenyine. Natwe turahari nk'abahamya. Ndagira ngo nkubwire, wakora exam ugatsinda ukabura akazi nturi wenyine. Natwe turahari nk'abahamya. Wikwigirira nabi, igihari ni kimwe: niba ubuze akazi ubure no gushyira mu bikorwa imirimo y'ubugingo. Haravuze ngo kugira ngo mutabaho umugayo. Iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, abatransgender baje, abagabo bari kwihindura abagore, ni igihe kigoramye cy'ubugoryi. Abagore bari kwihindura abagabo, ni igihe kigoramye cy'ubugoryi. Ni igihe mukase w'umuntu ari kuryamana n'umuhungu we,
ni igihe kigoramye cy'ubugoryi, umugabo yica umugore, umugore akica abana, abana bakicana mu ngo. Ni igihe kigoramye cy'ubugoryi, abantu bari kunezezwa n'ubutinganyi. Ni igihe kigoramye cy'ubugoryi. Aravuga ngo kugira ngo mutabaho umugayo n'uburyarya, mubanze mube abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana ntabwo ari ugukiranuka mu migenzo y'amatorero. Mu mbabarire bashumba banjye, kuvuga ukuri n'ibyo ntabwo ari ugukurikiza imigenzo y'iwanyu muri katolike, muri ADPR, muri peresepeteriyene, no si muri angirikani. Kuba umwana w'Imana ni ukubyarwa na Kristo, ukagira umwuka ukubuza gukora icyaha n'igihe utagiye muri rya torero usengeramo, ukagira umwuka ukwigisha kuba umuntu muzima n'igihe bamwe musengana badahari, ukagira umwuka ugushoboza kwera imbuto n'igihe uwo mubana atazera, ukagira umwuka, uyu mwuka kuba umwana w'Imana. Bibiliya iravuga ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi, kandi noneho ikibyarwa n'umwuka nacyo ubwacyo ni umwuka. Intambara y'umubiri irwarwa n'umubiri, ariko intambara y'umwuka irwanwa n'umwuka. Nshuti z'umusaraba, ntabwo uzatsinda ibitero bigutera mu buryo bw'umwuka udafite umwuka. Banza ubyarwe n'ijambo ry'Imana, kwizera gusa ibyo birahagije. Warabatijwe n'ibyo, ariko hasigaye no kwera imbuto. Nturabatizwa, genda ubatizwe, ariko bifa yo kugira ngo ubatizwe banza wera imbuto. Kubatizwa ntibitugira abakristo, oya. Gukomezwa ntibiduhesha gutsinda, oya. Isakramento ntibituneshereza, tunesherezwa no kwizera no kuba kandi no guhindurwa n'amaraso ya Kristo. Imana ishimwe. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira. Imana ishimwe. Urumva ari iki cyaguhindura kuba umwana w'Imana? Si amategeko, si ukuba uri diyakoni, ntabwo ari kuba uri pasiteri, ntabwo ari ukuba uri aposo, ntabwo ari ukuba uri evangeliste, si ukuba uri umuririmbyi, oya. Nuko wizeye umusaraba wa Kristo n'umuzuko wa Yesu. Abwira abafilipi aravuga ngo iby'umubiri n'amategeko nimubikureho. Yesu ashimwe. Ndagira ngo dufatikanye dusenge. Arababwiye ngo abo mubonekeramo nk'amatabaza, abo mubonekeramo nk'amatabaza. Iri jambo ndarisubiramo. Uragenda uri umukristo wakora ikintu abandi basanzwe bakora, akakubwira ngo nawe koko, kandi uri kubikubwira asanzwe agikora. Mu yandi magambo umuteye ku isahani ye yanduye, arabizi ko yanduye, yarabyiyakiriye, ariko nawe koko wambara ubusa. Ngo ni umutima, ngo nta mutima ugucira urubanza waretse kubaho umugayo koko. Nawe koko urya ibiryo by'imfubyi waretse kubaho umugayo. Nawe koko gufasha abatishoboye bikunanire. Nawe koko wize bigoranye, none nta n'urihira ishuri n'umwe. Nawe koko nawe koko gusenga ubu ngubu wiriza ubusa, reka da burundu pe byaranze. Nawe koko uvuye mu nsengero ntukigira urusengero ruteraniramo, aravuga ngo mwe kubaho umugayo. Hari ubutunzi abarokore bagira. Abarokore batunze amasezerano angana n'uburyarya bagira. Abarokore bagira amasezerano angana n'uburyarya bwabo. Abarokore bagira uburyarya wenda wowe nturimo, ariko abarokore bagira uburyarya ngaho kuguhoberera ku rusengero ngo twaraburanye ataza aho utaha. Mukozi w'Imana ndagukunda, ejo wagaragaraho n'intege nkeya ngo nari ngatangaye. Uburyarya bubatera kudasengera bene so. Reka mbabwire, umunsi Satani atabwa mu isi, abamarayika ibiri mu ijuru byaravuze ngo ubonye ishyano wasiwe, ugushije ishyano n'abagutuye, ngo kuko umubi akumanukiye. None mwene so aragubwa gituma n'ishyano, mwebwe mukaba mubonye kontenti. ubwo ni uburyarya.
nshuti z'umusaraba, abarokore tugira uburyarya, ugasanga dutanze amamiliyari n'amamiliyari kugira ngo twubake insengero, tukambura abakozi bo mu rugo, ukamuhora agatasi yamennye. Mbega uburyarya abarokore dufite! Ariko ngo kugira ngo ibyo byose bitadusohoraho, tubanze tuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Muranyemerera se dusenge? Imana niyo iha abana bacu ubwenge. Iyo ngiyo rero twizera ko iduhera abana ubwenge, twizere ko natwe yaduhindura ab'umumaro, tukareka kugira uburyarya. Muzasome Bibiliya, igitabo cyo kubara, Baramu ajya kuvuma. Bibiliya iravuga ngo yagiye kuvuma Abisirayeli, abitegereje aravuga ngo ntibaraguza. Iyo baba baraguza nari kubavuma bigakunda. Aravuga ngo ariko hari n'ikindi ntabarebamo, nta bugoryi bafite. Abura agashami k'umuvumo. Ubugoryi n'uburyarya ni ikintu gituma umuvumo uhagera. Ubugoryi kuba mu mikino ipfuye, gutera urwenya rupfuye ukarutera n'abizera, none ukarengera n'abatizera nabo, kandi mukagiranya urwenya rupfuye. Hari abantu bajya bavuga ngo Samusoni ngo yagushijwe n'abagore. Not true, ntago ari byo. Samusoni ajya kurambagiza mu Bafilisitiya, Bibiliya iravuga ngo Imana yashakaga urwiyenzo ku Bafilisitiya, ireka Samusoni ajya mu Bafilisitiya kugira ngo ibone uburyo izabakubita. Baza gutwika mukuru wa Delila, bamutwikana na se, Abafilisitiya bamutwikana na se. Samusoni ahambira ingunzu, fox, azihambira imirizo, azishumura mu ngano z'Abafilisitiya. Ariko kandi agera ku rwego amaze kubona undi murumuna wa Delila, ari we Delila Prito, amaze gukundana nawe, munyumve neza, ajya hagati mu batizera mu Bafilisitiya, ajya gusakuza nabo, ajya gutebya nabo. Iby'ubugoryi abijyana mu Bafilisitiya, abatizera ajya gutega, ajya gupingana nabo. Ntabwo ibi bibaho, ntabwo ibi bibaho. Ntabwo imbaraga za Kristo zigaragarira kujya mu rugo rw'umupfumu. Reka da, zigaragarira mu mpinduka ziri mu mitima y'abizera. Imbaraga za Kristo zigaragarira mu guhamya k'ubugingo bw'abamwemeye. Haleluya! Imbaraga za Kristo ntabwo zigaragara ngo nuko ngo umuntu ngo yakoze utuntu ngo nawe dukore. Ntabwo aricyo kigaragaza imbaraga za Kristo. Reka da, uko n'ugutebya kwa Samusoni mu Bafilisitiya. Harangije arabwira ngo ngiye kubaha igisakuzo, ni mu cyica nzabaha imyenda 30 yo gukuranwa. Ugeze ku rwego ujya kwambika Abafilisitiya, ubagiye mu idene ry'umwambaro. Titi imagine Samusoni agiye mu mwenda w'umwambaro azambika, kwambika Umufilisitiya. Kandi igitangaje wari umwambaro w'urugamba, kubambika umwenda w'urugamba, kandi nibo batwara Abisirayeli. Abajyamo iyo utebya, iyo ugira ubugoryi, uba mu gihe cy'ubupfapfa, wambika abantu umwambaro. Imbaraga zawe ziba imbaraga z'abandi bagusenya. Ariko ntibikabe kuri mwebwe nshuti z'umusaraba. Samusoni aragenda yica intare, tiyemerewe gukora ku ntumbi, arya n'ubuki bwo mu ntumbi y'intare. Ibanga ritangira kumucika, agera ku rwego ariko baroko, muza abantu bari kuri izi social media, muza abantu bari muri izi nsengero bari ubuki bwo mu ntumbi y'intare. Umuntu akaza kuko ari indaya, ntagira urusengero, ntuzi niba yarabatijwe, kukubwira gusa ngo narabatijwe, ukangutizana ya sare nzagushyingira. Nyuma y'urwo rugo muri gushyingira gutyo, ni intumbi y'intare muri guhakura. Mu by'ukuri izo zimara imbaraga, muri guhakura intumbi y'intare. Nibyo bafite karahari, ni mu buki nyine, ni ubuki ariko bwo mu murambo w'intare. Ni intare nyine. Intare ipfuye yitarapfuka uyirebera ku rukagira ngo ni nzima. Hari intare zitarapfuka urebera ku rukavuga ati nyirishyamba aracyari hano. Mwebwe muzi ngo baracyari nyiraryo, bapfuye kera. Kuki murya ubuki bwo muri bo? Kozi b'Imana akira unsengere, ubwo n'ubuki bwo mu ntare. Bumara imbaraga nshuti z'umusaraba, ubwo buki bumara imbaraga. Mbega abantu bahakuye intumbi y'intare we. Njyewe nagize ibyago, itorero rirantenga, none simfite aho ndi, ngiye gushyingirwa. Ngwino, ntuganiriye n'uwamutenze, ntuzi yarazize iki, ntumusengeye, ntiyatuye, ntasabye imbabazi, kodesha sare nzaza ngushyingire. Izo ngo muri gutanga gutyo, izo ngo muri kurema gutyo, muri kuziteza amakuba, n'ubuki bwo mu ntare.
oh la la. Samusoni akora indi mistake. Igisakuzo ngo bakice, yarababwiye ngo mu murya havuyemo uburyohe, mu munyembaraga havamo ibyo kurya. Avugaga intare n'ubuki, munyembaraga yari intare n'ibindi. Ariko kandi ngo bakice bakoresheje umugore, aravuga ngo iyo mudahigisha ishashi yanjye baramaze. Bayihigishije ku muhigo we wari warahize. Sibyo? Kuki banyura ku wawe bakakugeraho? Sinshaka gutindaho. Ariko kandi yica abafilisitiya 30 ngo abashyire imyambaro. Abo arabishe, tiyemerewe gukora ku ntumbi, abura ubambura imyenda. Nubundi ajya gukora ku ntumbi kugira ngo abone imyenda ajyana. Mu gihe cy'ubugoryi hari imitego ugenda witega. Mu gihe cy'ubugoryi nuvuga bazakugarura ngo subiramo ibyo wavuze. Reka mbasomere iri jambo mu gitabo cya Mose. Amose ni naho mpita nsoreza. Igitabo cya Mose yaravuze ngo nicyo gituma mu gihe nk'icyo, reka mbanze mparebe munyihanganire gatoya, bavandimwe inshuti z'umusaraba, abantu biteze imitego iteye ubwoba. Amose 5 umurongo waho wa 13 haravuze ngo nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Nicyo gituma umuntu witonda yakicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Iki gihe turimo mwebwe muri kukibona gute? Reka dusengane Imana. Ndabizi ko hari icyifuzo mugize ku mutima. Niba uri kumwe n'umutware, mufatane amaboko dusenge. Niba uri kumwe n'abana, mwegerane dusenge. Niba wagenda gategura umutima dusenge. Niba aho uri wari utuje, tegura umutima dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana intsinzi y'abizera, Imana kunesha kw'abakiranutsi, turagushimiye. Igihe nk'iki cy'ubugoryi hapfuye byinshi, hapfapfanye byinshi, harimo n'intego mu mitima y'abakiranutsi y'abizera. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo niba bishoboka n'intore zizayoba. Ariko kandi uragaruka mu butumwa bwiza Matayo yanditse, aravuga ngo ya minsi yitagabanywa. No kwa Daniyeli ya minsi yitagabanywa cyajyaga kurokoka n'umwe. Ariko ubwo wagabanyije iyo minsi, turagushimiye. Tubera amaboko, waguye umubyutse mu izina rya Yesu, wagendaga adandabirana umuramiza ukuboko kwawe ko gukiranuka, kugira ngo intsinzi y'agakiza k'Uwiteka igaragare. Senze ibyo ngushima none n'iteka ryose ku bwawe Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.